Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Umwanzi w'igihe ni iki? Mbega igitaramo kiryoshye, mbega abana b'Imana ngo barahimbaza Imana, mbega abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu bitoje urugamba rwo guhimbaza Imana yabo mu bihe bikomeye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana yo kwizerwa ni umugisha. Abantu b'Imana bafashe icyemezo baravuga bati tuzavugira Imana yacu. Reka babiri umugaragu w'Imana yaravuze ngo gera inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ibo munyibutse ngo ninde? Hari undi kera bivuze. Umva, niba hari ikintu kinezeza, niyo ni mu rugo rwanjye ndeba kuri ekara nkabona korari, nkabona abagabo n'abagore bagayagaye baririmbira Imana, ndavuga ngo ma nanjye nyongera imbaraga. Haleluya. Abashiya bakunda kuvuga akantu gakomeye, bakavuga bati k'umusore nk'umujiya biteye iki? Biteye agahinda kuba ugihagaze ubasha kugenda bigakunda, ukavuga bigakunda, ukarambura intoki ukora mu biryo Imana yaguhaye bigakunda, ariko ntubashe kurambura iminwe ngo uyivuge, ni akaga gakomeye. Imana nibaha umugisha. Reka nsabe umugisha abanyeshuri bo muri iki kigo batekereje baravuga bati birashoboka ko tutazaguma aha, ariko Imana yacu ntizahava. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana izahaguma, abanyeshuri bajya ahandi, bajya muri universite, bajya mu mirimo y'ahandi, ariko barashaka gusiga urwibutso. Ntabwo bifuza ko ababwiriza bazabakurikira bazajya bavuga bitumvikana. Abantu bari hanze aha bashaka kumva ubutumwa bwiza ni benshi, ndaha ndimo kuvuga n'umunwa gusa, ntabwo abantu bahagaze hanze babasha kunyumva. Ngiri ishyaka ryariye abana b'Imana, baravuga bati turashaka ibyuma, maze nubwo twabaha ubwoko bwose buzagera aha bujya bwumva ijambo ry'Imana rukuru. Haleluya. Mu ijuru iki kintu bakitegereze, aba bana Imana izabahire. Haleluya. Reka babiri kudakorera Imana ukiri ugihumeka ni agahinda. Umugaragu w'Imana witwa Nehemiya usomye mu gice cya 4, reka babiri igice cyaho cya 4 ndakeka, maze Nehemiya amaze kumva ukuntu umurimo w'Imana, amaze kumva ukuntu amarembo y'iwabo yahiye, amaze kumva ukuntu yasenyutse, ngo aricara ageza gute? Ntabwo mubivuze ngo agenza gute? Ararira. Ishyaka ry'umurimo w'Imana rigenza gute? Riramurya. Aravuga ati ko niga nkaba n'umuhereza, nakora iki kugira ngo amarembo y'iwacu yongere yubakwe? Ariko yumva intege ze nkeya, aririra Imana. Aririra iki? Ubusabuza abana bo muri iki kigo barariza amarira angana iki? Barayarize, n'ubu baracyayarira. Ndimo nareba pasiteri yongorera mugenzi we amubwira ati cyama, maze iki kigo tukazasiga kibonye ibyuma. Ariko disi nakomeje kwitegereza abantu bari aha ngaha. Umuyobozi w'itorero yavuze ngo imiliyoni 2 nizo bashaka. Umuyobozi w'Imana wari uzi ko Mwuka w'Imana ari muri twe, twamaha turengeje miliyoni 2. Reka babwira akaga gakomeye. Nasomye ibijyanye n'umugaragu w'Imana witwa Esawu wavukanye n'undi, ariko ikintu cyacoboje Esawu akagurisha ubutwari, ngo yavuye guhiga. Azagenza gute? Azagenza gute? Aza koza. Aza koza n'iki? Yaragenze gute? Yacitse iki? Ferizari zagenze gute? Reka mbabwire inshuti z'Imana, Satani adutegeraho ko
ikomeye iyo dutangiye kugenda dukoza Satani adutegera aho ngaho. Reka basabe mwirinde gukoza, mwirinde kugenda mugeza gute. Nushaka no kwitanga ndagira ngo ubwigenge utanga ubigambiriye, utinuba kandi utageje gute, udahatwa, kuko Imana ikunda abageje gute, abatanga banezerewe. Umugaragu w'Imana Dawudi, reka tujye mu byanditswe, iminota ndimo ndayibara neza ni 10. Mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 29, muraza kunyemerera aba ari gihe uhasoma. Murimo murarambura se mwagifashe? Ni igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ntabwo ari icya kabiri. Murarambura, turasoma umurongo wa 14. Umugaragu w'Imana Dawudi amaze kunezezwa n'imirimo myiza y'abana b'Imana, yasenze isengesho rikomeye, avuga amagambo yifuza ko natwe tuza kuvuga dusoje iki gikorwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yumva suriba gukurwa nta gukoza, uramenye ntukoze. Umurongo wa 14, ariko nkanjye ndinde n'abantu banjye batuma dushobora gutura tubikunze tutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho, kandi byawe akaraba n'ibyo tuguhaho, kuko turi abashyitsi imbere imbere yawe n'abasuhuke, kuko basokuruza bacu bose bari bari. Iminsi yacu tumara mu isi ihwanye n'igicucu, nta byiringiro byo kurama. Ariko amagambo nifuje gusoma, Dawudi yaravuze ngo twebwe turi bande bituma tubasha gutura tugereje gute. Ntabwo muri bo kunyikiza kandi ntabyumvise. Bituma tubasha gutura tugereje gute, tubikunze. Ariko yongeraho amagambo akomeye ngira ngo igihe uri buze kwitanga uyatekereze. Dawudi yaravuze ngo ibyawe Mana nibyo dufataho tukongera tukagenza gute, tukaguhaho, kuko twebwe ntacyo tugereje gute. Umugaragu w'Imana yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye iki, ngo kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo ugereje gute. Ni metero ebyiri bazagucukura, Yesu natinda kugaruka. Ariko iyo tujya gutanga turanusura, tugakora aho duke nk'abana ngo tutimarira. Ndetse igihe abandi batanga, bamwe bagasohoka, abandi bagaheka amaboko. Kandi guheka amaboko ni iki? Ni icyaha. Cyane ababyeyi babyaye ntabwo dukwiye guheka amaboko twarahetse iki? Twarahetse abana. Nshuti z'Imana, turi bande tubasha gutura tubikunze, cyane ko ibyo dutanga n'ubundi bisanzwe ari ibyanyu, bisanzwe ari ibyanyu. N'iby'Imana nibyo tunusura tukayiha duke, kandi iyo yaturamburiye amaboko ni ukuri izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mwuka w'Imana abane natwe, ajya atuma igihe tugeze mu gikorwa nk'iki dutanga tugereje gute, tubikunze, kuko n'ubundi iby'Imana nibyo dutangaho. Nasomye mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, umuja w'Imana bahoze batubwira yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo mu minsi y'imperuka ubwo akarengane kazaba kugarije ubwoko bw'Imana, ubwo abantu b'Imana bazaba barimo kwamburwa ibyabo babifata bugwate, nta burenganzira abantu bagifite ku byabo, ngo abantu bazicuza impamvu batabikoreshereje iki. Ngo yiwe ngo disi cyagiye nari muri korali, ngo baza kwitangira ibyo, ngo ubona niyo ngoraho nkabitanga, ariko bazabifata buki, bazabifata buki. Uranga kubitanga birambararaho, bazabifata bugwate. Uzicuza utagifite uburenganzira bwo gukora aho ugenze gute. Ariko nshuti zanjye, igihe tukibifite, igihe tugifitiye ubushobozi, igihe tukibasha gukora tugatanga,
haleluya. Umurimo w'Imana nk'uyu w'abana b'abasore bakiri batoya ukurize uburyo utireka amashyigikire nanjye Imana izanshyigikira. Haleluya. Abaririmbyi bavuye aha bakakambye igitabo cy'ibyahishuwe, uje wese akoraho, ariko disa ariya magambo ni menshi nta n'umwe bayamara. Haleluya. Ariko mujye mukomeza mukoreho, abana b'Imana barete bakore. Haleluya. Bagenze muti barete bakorera Imana, ariko namwe mubigumemo, nimutabusari muzasarura. Haleluya. Nshuti z'Imana rero, ko Yesu azaduhana, ntabwo azabona twitanga ngo aritume Imana ngo twicwe n'inzara, ahubwo ijambo ry'Imana rirambwiranye nawe ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, ngo izabura ute kumuduhana n'iki? Izabiduha, tuzajya dutanga yongeremo. Haleluya. Umupfakazi w'i Sarefati icyo murabizi, yakoze kuri ka gafatana afite aratanga, ahasigaye mu icyo kibo gihora cyuzuye. Haleluya. Ikabantu buzuye mwuka w'Imana bakora, aratanga Imana igakora ibyayo. Haleluya. Yewe nkunda abanyeshuri, hari igihe bangiriye neza. Abanyeshuri bangiriye neza, nari mfite umuhungu wari waranze kwakira ubutumwa bwiza. Ageze mu wa gatandatu sogondere, yari afite abana b'abanyeshuri biganaga. Yari afite umwe bararaga mu cyumba kimwe, maze bakarara hasi, ibyumba bitara by'abanyeshuri akenshi nuko bimeze, undi akarara hejuru. Iyo bamaraga kuva ku meza bagiye kuryama, umuhungu wanjye ahitaga yiyorosa kuko yari azi igikurikiyeho. Uwo musore yari yaramutoteje, akamubwira ati mba Olivier, uranga kwakira ubutumwa bwiza, Imana ntizambaza amaraso yawe. Kuko yamwigishaga ijambo ry'Imana, ariko undi nawe akamwereka ko afite ahandi ngo ageze agutera. Ntabwo mubyumvise. Akamwereka ko afite ahandi asengera, kandi koko yarahafite. Nuko aramuhata, igihembwe cya mbere barimo kurangiza sogondere aramuhata, icya kabiri aramuhata, bageze ku cya gatatu akamubuza gusinzira. Akamubwira ati mba Olivier, ndakwinginze akira ubutumwa bwiza, hari igihe njye nawe tutazongera kubonana, ariko ndagukarabye, Imana ntizambaza amaraso yawe. Nuko umunsi umwe hari mu mugoroba wo gutangira isabato, umuhungu w'iwe n'umwuka w'Imana aramukabakaba, ajyana nabo bana gutangira isabato. Ateye akarenge atya, ibyo yari arimo bivamo by'iteka. Maze atangira kugenda mu nzira y'ubutumwa bwiza. N'uyu munsi arambwira ati uwo muhungu wandaraga munsi yatambwira, ubu ntabwo mba namenye Yesu. Kandi nagira ngo mbabwire, icyo gihe nari umukuru w'itorero ndetse nari umubwirizabutumwa ngoramavuna. Ikirenze kuri ibyo, nari mfite ibitabo birenze akabati, ibindi ngenda bitondeka imbere y'igitanda cyabo, ariko ntabe yakora ngo basome ati jyewe hari abo ngenza gute. Ariko simurenganye, nari naramubatishije ari uruhinja, arangije arakomezwa, nanjye nakiriye ubutumwa bwiza, abana banjye bibagora kuva aho bari bagejeje gute. Ariko namufashijwe n'abanyeshuri. Abanyeshuri Imana ibaha umugisha, bafite umurimo ukomeye muri iki kigo, kandi ni ukuri mwuka w'Imana azakorera aha hantu. Hari benshi ibyuma nibiboneka bazakira ubutumwa bwiza. Ndagira ngo babwire, nitujya mu ijuru ku bwitange turi butange uyu munsi, ngo hari abantu benshi tuzabona bihanye ahantu kubw'amafaranga y'ibyuma twatanze. Icyo giceri, iyo note, ibyo bitanu, ibyo tugiye kwitanga, ibyuma nibivuga akagira bihana, kuri uwo mugabane wabo bazihanisha nawe uzazamo. Ariko haleluya. Kandi ngo bihanishije benshi, ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ringana iki? Icyampa mugakora, kuko izo ngororano ziri ku mbugiro. Haleluya. Mwiriwe ariko iminota 10 nayimaze, reka soze gahunda zikomeze. Ebusi nawe arashyushye, uriya musore nawe mwamubonye aryoshye mu kanwa, ndibona mwicira gahunda. Umugaragu w'Imana witwa Eliya, mu gitabo cya mbere cy'Abami
igice cyaho cya 19 umurongo wa 14 yaravuze ngo nagize ishyaka ryinshi ry'Imana yanjye. Ngo yagize ikira akira mikoro nawe wirata ishyaka ry'Imana wagize. Ndabizi wavuga byinshi ariko ukomeze ushake ishyaka ryo kubwira abantu ry'ishyaka ry'Imana wagize gute. Uyu Eliya yari yarwanye n'abahanuzi ba Bali ndetse ahagarara umwe mu bana 440. Eliya aratsinda ahesha izina ry'Imana icyubahiro ku musozi wa Yehu. Ku musozi wa Yehu. Reka nshuti zanjye mbabwire, usibye gufasha abo bana bo muri iki kigo kugira ngo bahabwirize ubutumwa n'ibyuma, reka nawe iwanyu muhagarare Imana. Nubwo insengero zifunze ariko ukomeze uhagarare mu cyuho. Ejo hari umubyeyi twacuruzanyije n'ahangaha kuko njye bacururiza benshi barambona, ariko yari bangurira ibyo acuruza arambwira ati iyo mbitegereje ati mbona ufite karagiteri z'abadive. Ndamubwira ntabwo nihishira, ndi umudivantiste wose wa karindwi. Reka aho dukorera, reka aho dutuye, reka inzira ducamo batubone babana n'Imana kandi biteguye gutaha Kanani yo mu ijuru. Mu Byahishuwe igice cya 22 niho ngiye gusoreza umurongo wa 12. Ndifuza umusore wageze aho akahasoma. Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12. Haleluya nshuti z'Imana. Niba hari abantu bagamburuye, abantu bavuye mu masezerano, abantu baragamburuye, abantu barakoza kugeza ubwo abantu bicara mu rugo ku isabato ntibikuye ko naragije ijwi ry'ibyiringiro bigira iwabo. Akana gato baherutse kubwira nyirakuru, karamubwira bati nyogoko kari kateraniye kwa nyirakuru, maze nyirakuru arakara mu gitondo arisiga, maze yambara neza, arangije yicara muri salo, maze arangije kwicara muri salo ntagera avugaga kuko ugomba ifungurwa mu cyakare, maze akurikira gahunda n'agahunda kuzukuru ke. Baje gusoza saa sita bagiye kurya, akuzukuru karamubwira katari ko nyogoko uzi ko iwacu iyi gahunda ntayo haba. Ngo nagenze gute? Umukecuru yagize muri gahunda yo gutura amaturo, aragenda asana amaturo baririmba 320. Ntabwo mujya muyumva? Abatajya mu rusengero mukurikira radiyo ntabwo mujya muyumva? 335 nejejwe n'iki? Umukecuru ajya mu cyumba kandi ntaho akora disi, nta hantu akora, ariko azi ko muri gahunda yo gutura agomba kugenza gute. Aragenda azana ituro arambika aho yari yateguye. Akana karabyitegereza kagenza gute, karabibona, maze arangije akurikirana gahunda irasoza. Akana karamubwira kati yobo uzi ko iwacu gahunda ntayihaba, iyo mukeye mu gitondo twebwe dushyushya ibiryo tukirira tukisurira kurya. Abantu barakoza cyangwa ntibakoza? Abantu bagenza gute? Abantu barakoza bageze n'ubwo bibagiwe gutura ituro igeze gutura kigenze gute, ntabwo warindire ko kigera. Maze akana karamutekerereza katuzajya kubwira mama na papa nabo iyi gahunda bakoreye ahangaha bazajya bagenza gute. Ati kandi buri sabato nzajya niyizira hano habera gahunda nziza. Muraho neza? Bitwa Francine w'umubwiriza butumwa bwiza. Ndi umubyeyi w'abana 5 ariko nagira ngo babwire nagize umugisha wo kuba umubwiriza butumwa, ariko ndasaba Imana ngo indobanure kugira ngo nzabashe kubona ubwami bw'Imana. Haleluya. Ininde gukoza nka Esawu, kuko Esawu yarakoje agurisha umutware yarageje gute, yari afite abugurana isupu y'ibishyimbo. Uyu munsi wa none ibitotsi tubiguranya agakiza, tubiguranya ubugingo bugenje gute buhoraho. Nagira ngo babwire ntarava hano, muyobozi wabwirije mu gitondo wakoze, nanjye wambwirije ndafashwe. Ariko nagira ngo kwibutsa ko abantu batagitanga n'icyacu. Twari mu nama ya Firidi, hakora hashize ukwezi dukoze iyo nama hari kuwa 4 w'isabato, tureba amaturo yinjira muri Firidi, tureba icyacu bikinjiramo, ni nka kimwe cya 4 mwari
mwarimu we mwiriwe mwari harimo arareba muri telefone ariko abantu ntabwo bagitanga barimo baragenda bagenza gute abantu barakoza nta byiringiro cy'agakiza abantu bakigenje gute reka babwire dimanshi izatangazwa icyo kuruhuka isabato abadivantisite birimo kubashiramo kuko n'ubundi kuruhuka babifashe hari isuku harimo nyandunguruka bo ku isabato nagiye gusura bambona kuko n'umukuru w'itora agakora bakakirukangana kari kuziba mwiriwe reka nicecekere mutanyaga tabiza ababwiriza turakumva hari ingo nyinshi z'abantu bicaye ahangaha nabayemo bakajya bangabura neza nkarya kujya mu rugo bwiriza ubutumwa reka nceceke ntazazi iwanyu mukanga kunyakira ariko hari icyo gihe kizongera kubahora Imana niyigeje gute Imana niyibizi ariko nagira ngo mubyutse igihe bari bari gukinga isengero ejo bundi twasenyeye ahantu mu kiri umva mwene data twasenyeye mu kiri umugabo watubwirije n'umugabo rero muri kugaragara amazi y'uguyu maze kababa ndetse bakayakaya baririmba amashuri yo mbega ibintu binejeje kuririmba Imana bagize umubiri yo muzabikomeze Imana nibaha umugisha ariko n'abatoya n'abadisi baragenda bikagenza gute bigakunda maze disi uwo mugabo aratubwiriza twari mu kiri maze aratubwiriza aratubwira ati reka mbahe impamba mbahe iki Yesu ashimwe aravuga ati reka mbahe impamba twarahavuye no mu kiri barahafunga impamba yagenze gute nanjye mbahaye impamba nimusubire ku rufatiro uyu murimo tuzawusoza Yesu agenze gute Yesu agarutse abatura mukomeze muture abatanga icyacu mukomeze mugitange ariko ubwo Yesu Kristo azaza azarobanura nk'uko umwongera arabanura inama muki ntabwo azapfa kujyana muti hano uzarimbuka kandi ibyahishuye iki cya 22 ku murongo waho wa 10 hari amagambo avuga ngo hagirwa bitondera amagambo yanditswe muri iki gitabo iki amagambo yanditswe muri Bibiliya nutayakurikiza witonde nutihana uzarimbuka ariko raka ndabifuriza kuzabona ubugingo buhoraho reka tugire ishyaka ry'Imana nka Eliya reka tugire ishyaka ry'Imana nka Nehemiya reka tugume ku rufatiro umwami wacu kuko watubwiye ahereye ari bugufi tumese ibishura byacu mu maraso y'umwana w'intama Yesu Kristo waducunguye yiteguye no kutubabarira muri uyu mugoroba reka njye nawe twuname ku birenge bya Yesu twongere imbaraga kandi mbasabire gufasha abo bana ngo bashyigikire bibasabiye ku izina rya Yesu.